Attention recatire Suleiman Dafe Baramwan Brang. Attention Charles Bruno Ouattara. So Ouattara attention recatire bang. Ouattara gie. Go attention Ouattara attention. Attention Guchanga. Ouattara attention recatire ba. Imbara Isho. Go. Yes, reka twongere tubahe ikaze kuri Tongo TV show nkuko mumaze kubimenyera. Ndi kumwe niyo Gisubizo Jean Damascene. Ejo twari kumwe dusesengura derby ya Rayon Sport na APR, tubabwira uko tubona umukino nawe dusesengura uko abona ikipe hamahirwe, abakinnyi babutsinda ibitego n'ibindi, ariko siko byaje kugenda mu mukino. Niyo Gisubizo Jean Damascene, ibyo wavuze ejo siko byagenze. Wabonye habuze iki ku ruhande rwa Rayon Sport? Wari bavuze ko ibutsinda ibitego 3 kuri kimwe, ahubwo yakubiswe 2 kuri kimwe. Wabonye Rayon Sport yabuze iki kugira ngo bayitange kwinjira mu mukino? Rayon Sport yabuze mediane ya Rayon Sport yatinze kwinjira mu mukino cyane hamwe na defense. APR harimo Djibril Ouattara ndetse na Mugisha Gilbert batanze Rayon Sport kwinjira mu mukino. Baruboneka Jean Bosco kuko nureba Ruboneka Jean Bosco nkuko ejo nayivuze numwe mu bakinnyi beza cyane ku equipe ya APR Football Club. Nakubwira yuko nureba amahirwe menshi APR yabonye byatewe na Ruboneka Jean Bosco kuko numwe mu bantu numwe mu barekiperateri bameze neza cyane muri APR. Reka duhere kuri line up y'amakipe yombi. Uko amakipe yombi yabanje gupanga 11 bisa nkaho muri Rayon Sport ikipe ro wapanze uretse umuntu bita Haji wabanjemo ku mwanya wa power play, niwe muntu wivanzemo, abandi bari babandi bapanze. Kuri coach Rwaka nicyo ubona yakubeshye muri 11 cyangwa niki yakoze kigatuma mbega ingaruka ziza ku ikipe muri rusange? Twavuga ko yebanza mu Rukundo Abdurrahman Papre kuko nureba yagerageje gukora ibitego, nureba yagerageje gushota mu izamu kuko yamushyira mu gice cya mbere. Numwe mu mediateur bameze neza yari gufunga mediane kuko nureba ajya asimbuza ashaka gufunga mediane bigenda byanga. Mu izamu yari yabanjemo Pasiye, kuri kabiri Serumogwari, kuri gatatu Bugingo Hakimu, muri axe yabanjemo Yusu Diane na Omar Nyingi, kuri gatandatu abanza Richard Ndayishimiye, Dafe ku 8, Muhire Keve ku 10, Abedi ku 9, Aziz Basane ku ruhande rumwe na Iragwa Haji ku rundi ruhande. Abo hantu ubona yibeshye kuri uwo mwanya nahaganaye. Wego akakorode wabona yaragendeye kuri Robertinho kuko Robertinho mu mikino ibanza championnat yagiye abona Aziz Basane, twagiye tubona Aziz Basane akorana na Iragwa Haji. Byagaragaye yuko we yabonaga kuko byagendaga bitanga umusaruro babaga bari kumwe kuko byahaga ikipe amanota. We yaravuze ati reka bigenze gutya Papre yaraza kuzamo mu gice cya kabiri, nako byagenze Papre yaza kuza mu gice cya kabiri. Rero Rayon Sport atinze kwinjira mu mukino APR itanga igitego cya Djibril Ouattara nkuko ejo nabivugaga. Abedi Biramahire ntago ariko byagenze. Biramahire Abedi ntago nagaragaje yuko ari hejuru ya Ouattara, ariko Ouattara we gose ari hejuru cyane kuko yafasha abakinnyi babirarabera imina. Ni Suleiman Dafi ninde yacenze umuntu bita Omar Nyingi bamuteye tackle arayisimbuka, asanga uwitwa Richard muri defense abaramucitsinze, aramucenga ahita atera ishoti, gardien ntiyabasha gufunga premier poto yarahagazeho, igitego kijyamo ku munota wa 4 nambyibuka neza. Ku munota wa 4 kuko byafashe iminota 23 kugira ngo igitego cya kabiri kigiyemo cya Ishimwe Mugisha Gilbert. Reka tuze kuri line up ya APR mu izamu babanjemo Ishimwe Pierre Mario, kuri kabiri Nige na kuri gatatu Nige na Clement, niyo mugabo Korode kuri gatatu, hazamo Nshimimana Yunusu, hazamo Byiringiro Gilbert wari kuri kabiri, Nige na Clement bwo ni muri axe.
hazamo bita Nshimiyimana, hazamo Ruboneka, hazamo Lamine-Ba, hazamo Watara, hazamo Mugisha Barafinda, hazana na Denis Omedi. Iyo niyo 11 yari yabanjemo. Ukurikije 11 niyo we watekerezaga. Ni hehe umutoza wa APR yashyize imbaraga byamuhaye n'ubushobozi cyane n'ububasha bwo guhitabona ibitego mu gice cya mbere akarangiza match hakiri kare? Kuko we yafashe uriya Murundi uriya Ismael Pichu aramubwira ati we genda ufunge uriya mediateur wa Rayon Sport Muhire Keve nagira umupira n'umwe atanga kugira ngo Rayon Sport ize kuduca mu rihumye. Yatanze Mediane imeze neza kuko neba Denis Omedi yamushyize kuri nimero 9 kuri nibyo akunze gukina bya Force 9 kuko nureba na Tuyisenge Arsene nibyo agenda gakina. Watera yamushyize ku ruhande nubona n'igitego yatsinze yaciye ku ruhande kuko nayo nabivuze. Nureba undi mu mediateur ni Ruboneka Jean Bosco yakinye neza ku rwego ku buryo buteye ubwoba kuko nureba ni shot yateye izama. Hari umuzama wamukubise shoti barayikuramo kuko n'urubero na Ruboneka hari amashoti menshi cyangwa se hari ibinagiye yateza muri danje muri mu ruga rwa adversaire. Bivuze ngo uko abatoza bapanze 11 babo Mediane ya APR yanize Mediane ya Rayon Sport bikomeye cyane. Tugarutse uko umukino wagenze naye ndemirangwa nawe ko igice cya mbere Rayon Sport yari iri hasi bona batazi ibyo bakina bona banizwe cyane kandi nkuko bivuze Ruboneka Pichu yarabashije kumanaginga muri Ekeve bari yose yegeraho muri ho kuryo atabasha gutanga za baro za nyuma. Nizihe intege nke ubona ku buyobozi kuri coach ku bakinnyi muri rusange, ni intege nke urazibona hehe ku ruhande muri Rayon Sport? Intege nke ahantu ishaka kuba zigaragarira. Nureba Rayon Sport igihe cyashize akenshi yitatsindaga ibitego yabitsindaga na Forunganye. Biramahera Bedin nabwo twavuga ko ameze nka Forunganye ariko kuba Forunganye yaravunitse ni cyo kuri Rayon Sport, ni cyo kubakinyi kuko nureba Kadime Ndiaye numwe mu bazama beza kandi yureba cya gitego batsinze Pasia. Cya gitego yari gufunga Premier Poto umupira akaba yavanamo akaba yashyira muri corner. Bivuze ngo igitego cya mbere turagishyira kuri marquage mbi y'aba defenseurs ariko tutirengagije n'umuzama Pasi utarafunze Premier Poto. Yafunga Premier Poto baro bari kuyimushota igakubita ku kaguru cyangwa igakubita kaguru kagaruka cyangwa nabo akayikubita kagaruka. Ariko ari defense bugingo wo kuri gatatu ntwamenyana yarahagaze urumva yahagaze Richard wo muri Mediane ndetse na Omar Nyinga watetakira bakayisimbuka. Watara ku ruhande rwanye nabonye ko ari umukinnyi ukomeye kandi ufite imbaraga, niba yaravanye baro muri Mediane akarinda agera mu izama agatsinda igitego. Ni umukinnyi uri ku rwego rwiza ushobora no kuzaba umukinnyi uyu mwaka, ushobora kuzafata umwanya wamwireke bakaba umukinnyi wo mwaka. Reka dusimbuke tujye kubyaranzura mukino. Igitego cya kabiri hari benshi bari kuvuga ngo umuzamu Pierre, turareba neza mu mashusho, umuzamu Pierre yakoreye ikosa umukinnyi Haji. Ndagira ngo urebe neza aya mashusho. Umuzamu Pierre ngo yakoreye, uri kwibona ngo yakoze kuri Haji. Urabona yari penalty cyangwa kuko nta kosa ryabaye? Penalty. Aya ni amashusho y'igihe turi kwifashisha. Hano bateye koroneri ya Rayon Sport, umuzamu arayifatira mucika. Yidunze Haji arifata agiye gutera undi aturuka inyuma arasunika. Ari we arbitre cyangwa uri cucuri. Hano watanga penalty cyangwa wayi gutanga avantage wabonaga nta cyabaye nk'umuntu wakurikiranye umukino wose? Oya, wari gutanga penalty kuko we nyine ubigaragara ko nuko yaragiye gukina baro kandi undi akamuza kwikina. We yakoresheje amaboko aramusunika aranagwa, umusifuzi atanga avantage y'ibyo byatumye igitego cya kabiri kijyamo. Mumboni zawe nuko ubibona wowe nk'umuntu usesenguza mbega wakurikiye n'umukino wose. Ukurikije remplacement zabaye ku mpande zombi, ni yihe elema ubona umutoza Rwakayirengagije yashoboraga kuba yazikamufasha akaba yabona igitego cya kabiri cyangwa
akaba yabona n'igitego kimwe cyo kwishyura match ntajya kuguza niyiherema ko yabanje gukuramo umuntu bita Dafe ashyiramo Sefu aza gukuramo Azizi Basane ashyiramo Bagayogo nabandi bagiye bavamo niyiherema ubona yirengagije cyane ikura nawe wari kubikora oya ura Suleiman Dafe yari kuvamo nago ari kwinjiramo Sefu ahubwo ari kwinjiramo umuntu twa Bagayogo kuko Bagayogo n'umuntu ufite ishoti kandi n'umuntu ushobora kuguha ikintu cyo cyose ikintu utatekerezaga ukabona gukorera igitego. Suleiman Dafe niwe baye igitego cya kabiri cya mbere umupira niwe wavuyeho kandi ubona ko yawutakaje. Remplacement ya Sefu nayo ntabwo twavuga ko ari remplacement mbi ariko kuba yarakuyemo Basane ni imwe mu bintu twavuga ko buri Basane nureba amahirwe menshi Rayon Sport agiye ibona n'amakufura menshi niyo yari gukorerwa ariko kuva Erenga Kanga Junior yakinjira mu kibuga nta kufura nimwe yigeze mukorerwaho kandi ubona ko ari umwe mu bantu birukanka cyane iraguha haje nubwo uriya munyakongo Braza nawe yirukanka ariko nuza amurusha ikintu kimwe cy'amacenga no kwihuta kandi byose akabikorera icyarimwe. Ndashaka umbwire kuri aka kantu sinzi nawe wakabonye nk'umuntu kuri icyo mukino twaje kubona umukino wenda gusoza habaho gushyamirana kwa Biramahira Bedi na Erenga Kanga byo nabibonye utekereza ko haba habaye iki cyangwa ari iki cyaba cyabateye kutumvikana nk'abakinnyi bari mu ikipe imwe kandi bose bakaba bashaka intsinzi hari umupira Biramahira Bedi yarabonye hanze ya surface d'operation maze ahita atera mu izamu kuko buraho yabonaga ko wateramushije igitego ashaka igitego maze yanga kuha Erenga Kanga maze ubundi aramubwira ati umukinnyi nkawe mukuru aramubwira ati ntago wagakwiye gukora birabiri. Igikombe cy'amahoro cyarangiye derby yasoje ari ibitego bibiri bya APR ku busa bwa Rayon Sport igikombe cyasanze ibindi ishyoronge. Rayon Sport niyihe nama wayiha gusohoka bwizasohoka ariko kugira ngo imanaging igikombe cya champion iri kurwanira na APR n'ubundi iri kuyisigaho inota rimwe hasigaye imikino 5 niyihe nama waha APR nihe nama wa Rayon Sport kugira ngo ibe yakutwa neza reka iki gikombe yagitwara kuri icyo cyo gusohoka cyo rero Rayon Sport igomba gushaka mekarito neza ikagura abakinnyi beza bazayifasha mu gusohoka kuko hagatanga n'indasohokera muri CAF Champions League zasohokera Confederation Cup. Rayon Sport ikintu igomba gukora nimero 9 we Foronga Nyenda azaba yakize izashake abakinnyi banyura kuri kamwe no kuri 11 kuko n'umediateur umwe nimero 6 ndetse na nimero 8 ishake na gatatu ndetse na kabiri Rayon Sport ubundi ije mu matsinda. Kuri cyo ngicyo cyo kuri champion cyo Rayon Sport igomba kumekinga sure nimba abakinnyi babo bose bameze neza kandi bagakora imyitozo cyane kuko neba kuri amukino Rayon Sport bigakara ko nani imyitozo myinshi yakoze kuko APR yishimye imyitozo kandi no mu kibuga irayirusha. Tugiye kureba twamaze kujya muri championnat tayari tugiye kureba imikino 5 Rayon Sport isigaje n'5 APR isigaje ukompare kuri buri kipe uzi ubushobozi bwayo. Rayon Sport izakurikiza umukino wa Rutsiro kuwa 4 hano i Kigali, nyuma yaho ikurikizaho umukino wa Polisi, nyuma yaho ikurikizaho ikipe ya Bugesera, nyuma yaho ikurikizaho Viziyo isoreze ku ikipe ya Gorira. Kuwa 4 izakina na Rutsiro, ikurikizaho Polisi, ikurikizaho Bugesera, ikurikizaho Viziyo yamaze no kumanuka bisa nk'ibyarangiye na Gorira. APR yo ifite umukino wa Marine bakunda faka muri umuna wayo. Marine nayo iri kurwana n'amakipe yitwaye nayo ushobora kumanuka kuko ni ya 15 kugeza ubu. Nyuma ya Marine izahura n'Amagaju, Amagaju anayigoye muri Fazare yayitsindiye Ihuye, ihure na Gorira, ikurikizaho Muhazi isoreze kuri Musanze. Aya makipe Musanze, Muhazi, Amagaju, Marine yose na amakipe hashobora kuvamo yamanuka. Iyi mikino isesenguye urabona ari APR na Rayon Sport ari yihe ifite amahirwe yo kwitwara neza. Uko rureba APR ari amakipe mato yakunda kwitsinda kuko nurereka dore ku ikipe APR. Umukino wa mbere ni Marine nureba
umukino wa mbere bya bitego 2-1 n'ubona Marine yarushije APR kure cyane, ariko kubera uriya musore Ruboneka Jean Bosco wayatsindiye igitego cya kabiri kiza cyane. Nakubyeraga yuko nejo nabikubwiye ko ari we musore mwiza cyane muri no Fazari, kuko yakoze ibintu bisa n'ibihambaye muri APR Football Club. Nakubyera yuko rero Marine ifite ibintu bibiri irimo iragwana, kutamanuka no kuguma mu cyiciro cya mbere. Marine irashaka kuguma mu cyiciro cya mbere, APR nayo irashaka kujya ku mwanya wa mbere. Iyo match nicyo kintu kizakomeza match yo kuwa gatatu, nicyo kintu kizakomeza match yo kuwa gatatu, kuko ndura Marine avuga ati APR ntujye dutsinda byinshi kandi hari igihe tugushobora. Ko abenshi bagiye bakurikira imikino babona ko nta na hamwe hagaragara Marine yatsinze APR, kandi bakavuga ngo APR kujya buri gikombe Marine yamanuka. Wowe bihuza ute no ngo Marine ishobora kureka APR ikabona amanota ikaba yakomeza muri kuruse y'igikombe, cyangwa urabona Marine bwihagarara ivuga ati reka amagarwa yaterewe hejuru yose reka samaye? Ndi umutoza wa Marine ntareka tukaguma mu cyiciro cya mbere, kuko buriya kujya mu cyiciro cya kabiri nko gucika imbaraga, nko kujya muri mu cyiciro cya gatatu. Nireba ikipe ya Marine urareba ko nyine bavuga ko nyine ari muri umuntu wa APR, ariko byo ngibyo mu kibuga nabo byagakwiye kuzamo, kuko byose bari gushaka icyo yageraho. Nyuma ya Marine hazakurikiraho Amagaju, kandi urabizi neza ko Amagaju nimwe mu makipe yatesheje amanota APR muri Fazari, ariko Amagaju azaba yamanutse i Kigali. Nagara Amagaju yatsinze APR gusa, kuko Amagaju yatsinze Rayon Sport atsinda Mukura. N'Amagaju afite mediane iteye ubwoba, afite umediateur Kiza Hussein Serafi, ubu afite ibitego 10 batari 11, afite Rashid Mapori Kanyamashamba, afite abase bagenzi bari y'abana Risisi ndetse n'abandi benshi cyane bayifasha. Ifite Muzama Twizera Imana Clement, numwe mu bazama beza cyane muri no saison, vuga ko bazatwara igihembo. Nakubyera ko Amagaju ari mu makipe afite mediane ikomeye cyane, kandi afite n'imande, kuko nureba bari abasore ba Kanyamashamba n'abasore bazi kujya gufatanya n'abandi nyuma, kandi bakamenya gucunga adversaire nimba yazamutse cyane bakaba bakwiba igitego, kandi n'abantu bazi kureba umuntu bahaye umupira. Amagaju akaba yagutsinda igitego, kandi amaze gutsinda igitego na makipe agoye kuba yakinjizwa igitego. Okay. Ubwo tuvuye kure match ya Marine tujya kuyamagaju, ko zakurikiyeho Gorira. Umukino wa gatatu uzahuza APR izakina na Gorira i Kigali, kandi Gorira nimwe mu makipe atajya basha APR nkuko tubimenyereye. Gorira umukino wa Fazare ushize bari banganyije ubusa ku busa, ariko kubera umutoza Darkonovic yashizemo abanyamahanga 7 mu kibuga byatumye aterwa amaga. Ubu APR rero iri kuvuga ati we waduteresheje maga utubuza amanota, tugomba kukwihaniza. Gorira nayo ikavuga ati twe turagushaka amanota tugusubire twisubiza icyubahiro twakwambuye. Urumva na makipe atatu tumaze kuvuga yose afite nk'ikintu nk'inzigo hagati yayo na APR. Gorira yayiteresheje mpaga, Amagaju yarayitsinze Fazare, Marine ni nkari muri umuna wayo. Tugeze ku ikipe yamaze no kumanuka idafite ikiharanira. Iyi se suruca abana saa 3 ya APR kuri Viziyo nayo azatakurikiraho Umuhazi. Azakurikiyeho Umuhazi. Umuhazi nayo iri ku mwanya wa 14, yitwara neza iguma mu cyiciro cya mbere, itsindwa yitahira. Kuri Muhazi urabona aho bizagenda bite? Muhazi rureba cyane Rayon Sport. Muhazi yakinye neza mu gice cya mbere, mediane yubatse neza cyane, ariko uriya muzamu wabo bamwita Twizera Imana Amane, numwe mu bazama batabaye ikipe, kuko defense ya Muhazi United irarangaye cyane, kuko niyo batagira muzama Rayon Sport bayamugera batsinze ibitego bitari hasi ya 5, kuko nure mediane yabo harimo uriya musore Joseph Saki ndetse n'abandi basore, ariko ndaba mu defense wabo numwe wonyine ushaka kugira icyo yakora mu gihe ubona ko ikipe yarangiye. Uriya musore mwita Kuyate, umunyagana, mubwire yuko ikipe ya Muhazi United, Muhazi ikiniyo isabwa nuko za defenda
yabona amahirwe amwe ikayabyaza umusaruro. APR ikintu isabwa ni ugutsinda kugira ngo igere ku gikombe. Nyuma ya Muhazi azakurikiye ikipe ya Musanze nayo iri kurwana n'amakipe atamanuka. Iyi Musanze urani izatanga inzira byoroshye cyangwa izavuga ati reka tureko twabona rimwe cyangwa tunarebe ko twabona 3 kugira ngo dusevinge umwanya wacu mu cyiciro cya mbere tube dutegura na championnat mu mwaka utaha neza. Buriya Musanze ni ikipe ishoborwa na APR cyane kuko nureba ubushize Fazare APR yatsinze igitego kimwe ku busa cya Mugisha Gilbert mpamya kari nacyo gitego afite muri championnat. Igitego kitabuzweho rumwe kuri penalty. Ariko ibyo ngibyo reka tube tubyihoreye dusesengure kuko nureba ikintu Musanze ifite umuzamu mwiza cyane Shaburin, numwe mu bazamu bameze neza cyane kuko nujya kureba aba defenseur harimo Ishimwe n'Iseti, hayo Nduwaye Valère ndetse n'abandi ba defenseur. Urareba mu kibuga hagati harimo Tuyisenge Pacifique, umwe mu ba mediateur bameze neza cyane. Turareba abasore nka ba Salomon Adenka ndetse ba Mataba Letabo n'abandi basore ba Musanze. Abo ngabo rero nibo bantu bashobora gukora ikinyanya kuko nureba n'imikino yashize Musanze yagoye Rayon Sport, yagoye APR mu 2023-2024 bari bagoye Rayon Sport hakimo Pitage Brivor. Urabona ko Musanze ikintu keneye nukubaka motivation mu bakinyi bayo bagakorana kandi bakubaka kuko neba ura musese Salomon Adenka n'umukinyi ushobora kugwa ikintu cyacyo cyose wabuze mu minota iyo ariyo yose kuko n'igitego atsinze Rayon Sport mu 2023-2024 ni igitego yazamukanye umupira afata aba defenseur abarimina ubundi atsindiye igitego cyiza cyane. Mpamya yuko rero APR nayo nititonda izatsindirwa Musanze cyangwa APR igatsindira Musanze. Mubwire yuko APR gishobora Musanze cyane. Muri iyi mikino 5 tumaze kugaruka izahuza APR n'andi makipe asigaye ubwo na amanota 15. Amanota 15 na APR izakura mangaye. Amanota 15 ya mikino 5. Nureba yenda kuri Marine ishobora kuzakora yenda nk'amanota 2 cyangwa se inota 1 cyangwa se amanota 3. Turajya ku Magaju. Amagaju nta kintu twakirika tuvuga ko ishobora kuzakora inota 1 cyangwa se naryo niribone. Gorira atatu yo gose izazana ndetse na Muhazi ishobora kuzazana rimwe na Musanze irindi. Abwo byose wabiteranya ugasanga na amanota agera ku 8. Ubwo igatakaza amanota 7 yose. Byashoboka cyane kuko aya makipe yose tuvuze ari guharanya kutamanuka. Icyo rero gituma umukino ukomera cyane, cyo gituma amakipe ashobora kwihagararaho akaba yabona amanota 3 cyangwa se inota 1. Yes, twihuta reka dusimbukire ku mikino izahuza Rayon Sport n'amakipe asigaye. Kuwa kane nkuko navuze izakira ikipe izahita ihura n'ikipe ya Rutsiro. Abana bizaba bimeze bite? Wibuke ko Gatera Musabe bahagaritse bamugaruye mu ikipe kandi numwe mu bantu bafatwa nk'abana nk'umuntu bafatwa nk'abana ba APR uzabuje kurwana icyaka kugira reko Rutsiro abona amanota. Sesengura twihuta izakina na Rutsiro ikurikizeho Polisi, ikurikizeho Bugesera, ikurikizeho Vision, ikurikize isoreze kuri Gorira. Turareba Vision yatsinzwe na APR ibitego 5 ku busa kuko bavuga ko Ramuzamba Tumbera ariwe byose wabiteye kuko yafashwe umupira cenga abantu 3 bose maze yarangije barawumwambura batsindiye igitego. Reba Gatera Musa bavuga ko ngo yapanze abakinyi nabi bigatuma APR mutsinda ibitego byinshi. Ubu rero bamugaruye ngagira ikintu yakora kuri Rayon Sport kuko neba umukino washize byari ibitego kimwe ku busa byari 2. Byari Nago nibuka neza ariko Rayon Sport yaratsinze. Reka tuvuge ko Rayon Sport yaratsindiye, tuvuge ko Rayon Sport nungu Rayon Sport yakura amanota kuko no mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport yarayitsinze cyane kandi yarayishoboye. Twaba ko abakinnyi yakoresheje mu gikombe cy'amahoro baracyari bose, ikizeye cyari ko Rayon Sport yatsinda Rutsiro Football Club kandi na Rutsiro nayo imwe mu makipe atagukunda kugora Rayon kandi nayo umupira reguridunda nayo yatsinda Rayon Sport byose birashoboka mu minota 90. Abakinnyi bo kwitega muri Rutsiro nka ura musore Bihimana Yves ndetse na Mumbere Markidogo. Hazava kuri Rutsiro bahita bahura n'ikipe ya Polisi Kigali. Ikipe ya Polisi ni ikipe ifite abakinnyi umwe kuri umwe bakomeye ariko nabo iyo bahuye n'ikipe ikomeye ntiwamenya ngo bararwanira iki.
nawe tubwira uko ubibona ku mukino wa Police na Rayon Sport. Police turavuga ko umukino ushize Rayon Sport yatsinze ibitego 2 ku busa, ibitego bya Yusuf Diagne ndetse na Adama Bagayogo. Niba nibuka neza Rayon Sport ikunda gutsinda Police cyane cyetse mu marushanwa amwe namwe Heroes Cup, nibwo Police ikunda gutsinda Rayon Sport, kandi nabwo yari muri penalty. Police ni gishobora Rayon Sport, kandi Police Mashami Vincent umwe mu batoza muri Police Football Club ufite abakinnyi beza, mamya neza ko bari muri Rayon Sport na kipe birusha amanota, na kipe biri inyuma, kuko rero abakinnyi ifite abakinnyi benshi ndetse ari n'abafite uri abakinnyi ba Peter Geberivo, Richard Bazombwa Kirongozi, Muhajira Kizimana, Mugisha Didier Taichi, Arani Katerega ndetse n'abandi benshi cyane, Gingiro Rage ndetse yifite na mugenzi Bienveni n'abandi benshi cyane bamuhozi. Police iruzuye iri hejuru, birabira amahira Bedi bigira Imana Bedi sorry. Nakubwira ko Police ifite abakinnyi benshi ariko ntago wamenye icyo bagwana kwa mugani wawe, ntago yibawe n'ikipe ngo ntago baba bazi icyo bashaka, kuko n'abarabona Police yatwa umwanya wa 3 ariko ejo irazi gatsinda, ejo ndi gatsindwa, ntago wamenya Police ngiragwanye kiraharanira iki. Ubwo yubona yashobora gutsinda cyangwa ashobora gutakaza. Police ivuze iti Rayon Sport reka tuyitsinde, ikipe ya Police yabigeraho, kuko nureba abakinnyi ifite abakinnyi benshi cyane, ifite umuzamu Rukundo Nezimeni mwiza cyane, urabona uriya musore Shimwe Christian, ifite Kwitonda ari ndetse n'abandi benshi bayifasha mu gutsinda Rayon Sport, kuko nureba profile buri mukinnyi wese wasanga nka 52% harimo abakinnyi barusha ba Rayon Sport, bitewe n'ibyo bagiye bakora, bitewe na experience bafite mu yandi makipe banyuzemo. Reka dusimbukire ku mukino uzahita ukomerezaho wa Bugesera na Rayon Sport. Bugesera bifite amanota 30, kandi bakunda vuga ko ikipe yagize amanota 30 nta ntibigihuriye no kumanuka. Urabona Rayon Sport izashimaho ikabona amanota 3 cyangwa urabona gute musesenguzi bwawe? Rayon Sport yashimaho, kandi byashoboka ko nureba Rayon Sport yatsinze ibitego 2 ku busa umukino wabanjije, ibitego bya Yusuf Diagne ndetse na Forunganye no yatsinze igitego cya mbere ndetse na Yusuf Diagne. Abo Abanyasenegal nibo bari batsindiye Rayon Sport ibitego 2 byose. Ikipe ya Bugesera ni imwe mu makipe yagoye Rayon Sport umwaka ushize, kuko bayitsinze mu gikombe cy'amahoro, bayitesha bayivanira muri kimwe cya kabiri. Rayon Sport niho yaviriyemo, ariko mubyire uko Bugesera igihe cyose bishaka kutamanuka ikora uko ishoboye kugira ngo igume mu cyiciro cya mbere. Ni Bugesera twabonye itsinda Etoile de l'Est ibitego 3 ku busa, igwana no kutamanuka. Bugesera ntago wavuga ngo Bugesera ngirazi ikora iki, kuko buriya Bugesera ni imwe mu makipe akunda kugora no makipe makuru, kuko igora APR, igora Rayon Sport, ariko Rayon Sport ikunda kwishobora cyane bitewe mu buryo bw'amataktike y'umutoza. Wibuke ko ubu bafite umutoza mushya bita bana mwana Kamarade, ubasha amakipe makuru, ubasha gukoresha imbaraga ze zishoboka zose, akagira inota kura ku ikipe Rayon Sport cyangwa APR yagiye abikora mu bihe byagiye bitambuka. Reka dusimbukire ku ikipe ya Vision, yo isa nk'iyamaze kumanuka idafite byinshi rwanira. Vision na Rayon Sport urabona bizaba bimeze bite? Vision benshi bavuge ko ari nko kwinyabya mu cyiciro cya mbere gasubira mu cyiciro cya kabiri. Ni Vision twabonye itangira iri ku mwanya wa nyuma, kandi ishaka amanota ariko bikanga. Ubona umukino ubanza Rayon Sport yatsinze ibitego 3 ku busa, ibitego 2 bya Forunganye ndetse n'igitego cya Iragwa Haji. Nakubwira ko Forunganye niyo yayitsinda, ariko unahari Iragwa Haji wenyine. Nakubwira ko ikipe ya Vision ni imwe mu ikipe afite defense nziza, ariko na attaque rapide ifite, na mediane ifite, ariko ifite n'umuzamu mwiza. Ariko nakubwira ko Vision ikintu kimwe cyonyine igomba kwerekipera kuri Rayon Sport ni ugufunga mediane igadefanda, kuko ni defanda Vision dushaka kuzabona Vision ya kurya ibitego byinshi, bitewe ko ifite pressure yo kumanuka, ifite ibintu byinshi, ifite ubwo yenda iravuga ati Rayon Sport ni ikipe nkuru tuyishaka amanota, ariko
Vizi ishobora kwizera muri ibyo bintu ikazamuka cyane. Rayon Sport ifite abasore buta cyane ba Iragwa Haji ndetse n'abasore ba Basane na ba Bagayogo n'abandi benshi na Beramayira Abedi. Vizi yo ndabona Rayon Sport yazayikura amanota 3 kandi byoroshye. Rayon Sport izasoreza ku ikipe ya Gorilla bakunda vangu ni murumuna wayo ariko irimwe mu makipe yagiye ayitesha igikombe kenshi. Umwaka ushize murabyibuka Gorilla mu makipe ya kane Rayon Sport cyane bigoye ko nubundi Rayon Sport gitsinda Gorilla byoroshye. Uyu mukino urawusesengura gute? Cyagiye Gorilla itsinda Gorilla itsinda Rayon Sport ibitego 3-1 hari 2022 cyagiye Kiyovu Rayon Sport APR Football Club ari amakipe ari mu myanya 3 ya mbere avuga ati ngenzi agitwara ariko yitesheje igikombe bibaza benshi cyane. Ikipe ya Gorilla yagiye ibabaza Rayon Sport ariko uyu mwaka Rayon Sport yatsinze ibitego 2-0 ibitego bya Muhire Kevin ndetse n'uriya musore watsindiye igitego nindi ni foronganye. Mubwira ko nyine ikipe ya Gorilla ni nk'umukinnyi ni ikipe mu gikombe cy'amahoro yabanje Rayon Sport ibitego 2 Rayon Sport iraza yabyishyura. Guya ntabwo abango Gorilla iraza yigutsinde cyangwa se uraza uyitsinde. Gorilla ni ikipe nk'ifite abakinnyi beza cyane bakomeye kandi bafashe ikipe ya Gorilla kugera ku manota 3 byoroshye. Aho urabona nk'abasore Iradukunda Randi ndetse n'abasore Iradukunda Ndikumana Dani ni bamwe mu basore bameze neza kandi bafite icyo bafasha ikipe ya Gorilla Football Club. Gorilla ni mu makipe ashobora Rayon Sport kandi Rayon Sport yitsinda rimwe na rimwe. Dusoje kuri Gorilla muri iyo mikino 5 bana Rayon Sport izakuramo amanota angahe? Kuri 15. Nga Rayon Sport undi sinjya kure ya APR shobora kuzakora amanota 9 cyangwa 10. 9 cyangwa 10. Bivuze ngo nidufata aya manota nubundi dusanze ayo Rayon Sport shobora kuzabona muri imikino 5 aruta ya APR. Nandi igikombe cya championnat amaze kujya APR tayari. Bamaze kujya Rayon Sport. Ibyashoboka ariko APR nayo ntago twayizera kuko twabonye irusha Rayon Sport cyane ariko APR twagiye tubona mu mikino myinshi ikina neza ikora ibintu byiza ariko agakipe gato akaza kayigarika kuko neba Etensei yarayigaritse yinganya ibitego 2 turavuga ati neje twavuga ati Rayon Sport iraza byishyure ariko siko byagenze. Twabonye APR yakubise Rutsiro ikaza igatsinda Polisi igitego 1 kubusa byagoranye ikaza igatsinda Rayon Sport ibitego 2 kubusa. Twakuvuga ko ikipe ya APR Football Club ifite umuzamu mwiza Pierre umaze gukora clean sheet zigera kuri 3. Tukava ko bamwe mu bazamabeza muri no season. Kuri pourcentage kwijanisha ejo ro haye Rayon Sport gutwara igikombe 53% APR 40 kangahe? Igikombe cya championnat noneho Rayon Sport ni kangahe kwijana APR ni kangahe kwijana? Rayon Sport inga 51% APR 49 kuko neba mi championnat bayijyanye cyane munota ni kinyonyo kino tarimo 50-50 ari amanota difference irimo nubango APR itsinze imikino yayo. Reka rero niyo gisubizo Jean Damascene adushyiremo igitego Watara yatsinze ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo. Twari tumumenyere mu gitego cya Faringanye ariko mutazajya ngo ni umureyo gusa ahubwo aho abona ibintu bigenze neza aba yiteguye kuba ari kumwe nabo. Twagiye ku gitego cya Watara cyo ku munsi w'ejo. Attention recatrer Seriman Dafe baramwambrang. Attention Shaji Bruno Watara. So Watara attention recatrer bang. Watara giye go attention Watara attention gucenga. Watara attention recatrer ba imbara isho go. Seriman Dafe azamuka gucengera umwitwa Maringinge arazamuka gucengera witwa
ndayishimiye yenda gucikamo kabiri we rekura ikitwa Kadiusha rekura Kadiusha we umuzamananirwa gufunga Premier Poto rekura Kadiusha arabyati cirabirarura oraza Kadiusha nyeganyeza icundura we nyeganyeza byinisha we arazamura amaranga mutima mu misozi igihumbi zamura amaranga mutima mu bafana ba Per Football Club arabashimishira avuga ati mwe mwarabuze ibitego mu mikino 2-3 mwarabuze ibitego ariko ndaje zamura neza cyane Kadiusha rekura ikitwa Urutambi rekura Snipe atansimbara isho go